Yes, alright. Hello guys, nizere ko meze neza twongeye kuba ikaza no kumiyoro onebo opportunity hub Rwanda. Rotwe nkuko twayibasezeranyije rwose kabisa nanone ni kwa kundi buri opportunity yose ibonetse tuba dushishikajwe no guhita twibazana hano asige tukaza kubabwira uburyo bimeze n'ibijya mbere asige namwe mukaza guhita mwigeragereza. No hano tugiye kuza kuba tuganira kuri opportunities zigera muri 3 zitanzwe ahantu hatandukanye aho mushobora kuza kuba mwagerageza. Iya mbere hano nkuko mubibona ni kuri NAEB, National Agriculture Export Development Board. NAEB mujya mukunda kubyumva ntabwo ari ubwa mbere hakaba hakenewe abantu bagera muri 60. Tugiye kuza kurango biraza kuba bimeze bite. Noneho application period ubwo uvuga ngo ubu ngubu irafunguye izarangira ku tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikintu cyiza iyo urimo urareba video ugomba kura niba itangazo ritanarangiye. Noneho indi opportunity ibashe kuba iza kuboneka no muri MobiHive Lab Limited aho ari umwanya wa sales agent ku bantu bifuza kuba wakora nk'umu agent muri ino company itanga telefone kuri make. Noneho we benefit hano zihari ikintu cya mbere baguhereza amafaranga 3,000 agutunga cyase akorohereza ubuzima bwa buri munsi, then ikindi ugahabwa 3,000 as commission kuri buri mukiriya wabonye. Noneho ubwo ikintu kiba gihari hano ubu ni ukuvuga ngo uba ubyifuza nta byo kuvuga ngo experience cyase amashuri angahe, just kuba wowe waza kuba wifuza kuba wacuruza kandi unabyumva cyane. Rero ino opportunity nayo iri open, turaza kureba ngo izarangira ryari kugira ngo utaza kuba wakomeza wenda video usanze yaranarangiye. Ikindi turaza kurebaho ni ino ni umwanya wa Receptionist hano watanzwe na Diocese de Nyundo aho bavuze ngo itangazo ry'akazi. Noneho uyu mwanya no ari Receptionist nkuko mubibona. Noneho naho exams kaba zizakorwa ku tariki 10, application deadline akaba ari ku tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Rero niba aribwo bwa mugeza no ku muyoboro onebo opportunity hub Rwanda wakanda subscribe, share and comment ubundi tugakomeza tujyana gatanu ku kandi twubaka umuyoboro ukomeye kandi tugeza kuri byinshi. Niba opportunity muri zi opportunity tuvuze hano wumva nta yawe irimo ntabwo wabura umuntu muziranye uyizi ushobora kumusharinga nawe agahita aza kwigeragereza ubundi ibintu bigakomeza bigenda bikaho uburyohe kandi ndahamya ntashidikanya yuko mu minsi iri imbere nawe utashobora kuba wakomeza gukurikirana n'umuyoboro ngo ubure opportunity wowe bihura. Rero tukomereje hano kuri no position tugiye kuza kureba etc bimeze bite kuri sales agent in shop handset finance. Hano ni muri company yitwa MobiHive Lab Limited. Noneho utayizi no kuvuga ngo tugiye kubanza twareba hano kuri job description ubwa akazi nakahe ni sales agent nkuko mwabyumvise. Company ni yihe ni MobiHive Lab Limited. Brand name noneho brand name yayo ikaza kubiri CreditHive. Noneho ibiyerekeye no kuvuga ngo CreditHive is innovation company specializing in smartphone financing solution, making mobile device more accessible and affordable through flexibility installment plan. Rero murabyumva ino company yo ikishinzwe no kuvuga ngo ituma ama smartphone ubushobozi bwo kuba umuntu yayitunga nyine buba cyase umuntu bituma ama smartphone agera kuri buri wese mu buryo bworoshe bitagombye kuba wafata amafaranga menshi ukajya kwishura. Noneho ayo matelefone akaba ari accessible cyangwa se buri wese ashobora kuba yayitunga kandi akaba hari icyiciro igihe gihagije cyo kuba wazayishura bitakugoye. Noneho uno mwanya application deadline ni ku tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mugomba kubizirikana. Hano inshingano zawe, we are looking for a smart motivated sales agent to support our in-shop handset financing program. This role is ideal for individuals who enjoy engaging with the customer and helping them access affordable technology. Ubwo hano no kuvuga ngo no mwanya ugenewe wa muntu nyine uba wumva nyine ashobora kuba yakwakira umukiriya akamuganiza kandi ibintu bikaza kugenda neza bikarangira nyine amwakiye neza kanamukonveka niba ari product yaraje kureba akagenda ayijyanye naho yaba yacaga atayishaka ariko ukaba mukonveka agasanga ko biri byo koko akaza kuba yahita agira iki ayijyana. Noneho hano no kuvuga ngo tugiye kuri responsibilities harimo to engage customers in friendly and professional conversation. Ugomba kuza kuba watuma mu customer yisanga nyine nawe
ari buze kuba yagura iyo telefone cyangwa se yayijyana ukamwaprocinga mu buryo nyine buri bwa kinyamwuga kandi mu buryo bwiza. Noneho hakaza explain CreditHive affordable smartphone financing option, ukaba wasobanura neza uburyo ki ino company ikora itanga amatelefone wo ukazagenda wishyura make make, guide customers through a simple financial assessment to ensure responsible borrowing and avoid debit risk. Ubwo ukaba wabasha gusobanura neza n'umukiriya wawe uburyo ki ino telefone ishobora kuza kuba yakishurwa, akirinda kuba yazajya mu myenda, kuko sometime hari gishobora kuyifata n'ubundi ukajya mu myenda bitewe n'uburyo na current situation yawe. Noneho dukomeje tukaza kureba hano kuri process detail. Each customer interaction type takes 15 to 20 minutes from start to finish. Ubwo nukuvuga ngo ushobora kuba waganiza umukiriya igihe kingana n'iminota 15 cyangwa se 20, ukaza kurangira umuhaye ibisobanuro byose byimbitse kandi ukamukonveka ku buryo ashobora kuba yajyana iyo product. Noneho ibikenewe ne hano tuza guhita turebera tese ni hano duhita tuza kurebera etese ni ibiki bikenewe kugira ngo ube wakora application. Ugomba kuba ufite strong communication and interpersonal skills, ugomba kuba uzi kuvuga nyine, uzi kuba wakomunika nyine uri sharp, utari wa muntu uri ukaza kuba wakomunika nyine mu buryo bumeze neza cyane. Noneho ukaba ufite na interpersonal skills, ugomba kuba ufite basic smartphone proficient, ukaba uzi gukoresha telefone neza, customer focused mindset, ukaza kuba nyine nanone uzi kuba waba uri concentrate ku customer wawe igihe aje, sales driven attitude with proactive approach, ukaza kuba ufite ubumenyi nyine bujyanye no kuba wowe wacuruza kandi ukaba ubyitayeho cyane, ufite technique ushobora kuba wakoresha kugira ngo ubucuruzi urimo bugende neza. Android smartphone with a minimum of 4G RAM, ubwo ukaza kuba ufite telefone yawe ya Android, ishobora kuba Tecno, ishobora kuba Infinix cyangwa indi, akika bifite RAM nibura ya 4GB. ngo nukuvuga ngo hari application bashobora kuba baguha washira muri telefone ifite RAM ntoya ntibize kuba byakunda. Noneho daily allowance, icyo ayo mafaranga baguha buri munsi, bagureza amafaranga ya transport na lunch 3,000 bya buri munsi. Noneho recurrative commission on every successful sales, bakaguha 3,000 kuri sales wakoze ikagenda neza. Ubwo nukuvuga ngo niba wakiriye umukiriya ukaza bikarangira telefone ayijyanye bazaguha 3,000. ubwo dusuppose wenda ku munsi ugiye ukorera abantu nka 3, ubwo minsi 30 uzabukorera abantu bangahe, ni uzi kuba vuba ni minsi 90. ubwo iminsi 90 ubwo twaza kuba tubaze cyase abantu 90 ku 3,000 direct, urumva ko byaza guhiteyugwa muri 270 gutyo. Noneho 270 washiraho ya yandi bagenda baguhereza buri munsi nayo 90, bikaza guhiteba muri 370 gutyo. urumva ko aya mafaranga yaza kuba ari menshi cyane. Noneho igikurikiyeho kugira ngo ukore application uraza guhita ukora kuri buto. Niba utarakora application hano kuri Job in Rwanda waza guhita ubi practice ukayimenyera, ariko application ziba ari zimwe ntabwo biba bigoye. Wowe uraza kuzuza imyirondoro yawe, ugashiramo CV yawe ndetse na certificate ushobora kuza kuba ufite, ubundi ibintu bikaza guhita birangira. Noneho kugira ngo tutaza gutinda, umuntu waza gukenera iri tangazo kuri uno mwanya cyase reka tuvuge mu ncamake hano kuri Receptionist. Bavuze yuko ugomba kuza kuba uri umunyarwanda, ukaza kuba ufite A0, noneho ukaza kuba uzi gukoresha neza mudasobwa cyane cyane Word na Excel, ukaza kuba ufite uburambe uramutse ufite uburambe mu kazi ntabwo ari ihame, ariko uramutse ufite byaza kuba ari sawa. ubwo no kuvuga ngo ibisabwa kugira ugiye gukora application ya photocopy y'indangamuntu, photocopy y'impamyabumenyi ndetse n'icyemezo cy'umukoresha wa nyuma ku bafite uburambe mu kazi. ubwo no kuvuga ngo uramutse hari uburambe ufite mu kazi, bavuze ko ufite uburambe, ugomba guhita ujyana n'icyangombwa rwose cy'umukoresha wawe wa nyuma. Rero hano tukomeze tureba atese kuri NAEB bavuze iki ano opportunity areba bande. No kuvuga ngo hano kuri NAEB
NAEB tugiye kuza kureba kuri opportunity yatanzeyo ni yihe. Hano urabona batangiye bavuga ngo call for application to join training for Coffee Liquor and Quality Analytics key grade cyangwa quality graders. Number of candidates are needed are 60. Closing date are 12 June 2026. Ubwo hano murumva yuko ano ma opportunity yabonetse abantu 60 bakeneye rwose. Mugomba kuza gukora application niba uri umwe mu bantu babyifuza. Ugomba gukora application imbere y'itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo tugiye kuza kureba atese niki uzaba ugomba kuba wakora. General objective to equip graduates youth and coffee quality staff from coffee cooperatives with practical knowledge, skills and professional attitude in coffee processing and quality analysis in line with specialty coffee norms, standard and practical to improve coffee processing performance, strength, quality, evaluation, practical, and contribute to the production of high quality coffee in Rwanda coffee value chain. Hano ubwo nukuvuga ngo ni ku bantu bashaka kuba baza kuba babona trainings mu bintu bijyanye no gutunganya ikawa. Urabona ko ikawa n'ubundi itunganwa mu mafezi agiye atandukanye iba ari nka chain. Ubwo nukuvuga ngo hano babasha ni abantu bashaka kuba trained mu bintu bijyanye na coffee bakagira izo skills zishobora kuba zabafasha n'ahandi hantu henshi hagiye atandukanye. Ahubwo twebwe reka tuze turebe tese umuntu ukora application agomba kuza kuba ari ibiki bisabwa afite. Uwo muntu agomba kuza kuba afite imyaka munsi ya 25. Candidates must not be older than 25 years old in the year they apply for the training. A bachelor degree in agriculture, ugomba kuza kuba warize ibintu bijyanye na agriculture, buhinzi, agribusiness, food science studies, biotechnology, biology science, food biotechnology, agronomy, food chemistry and or environmental science. Ubwo nukuvanga no masomo ni ugomba kuba warize kugira ngo uze kuba wakemerwa kuza gukora application kuri iyi opportunity. Have recent graduate within 2 years, ukaza kuba wakoze graduation nibura muri imyaka 2 utarengeje imyaka 3 uri hanze. Then demonstrate interest in coffee quality assessment or coffee beverage business, ukaza kuba none ugaragaza interest yawe. Demonstrate interested in coffee value chain, basic understanding of the coffee value chain, proficiency in Microsoft Office, ukaza kuba uzi kuba wakoresha Excel cyangwa Word cyangwa PowerPoint, ability to work independently and manage time around the flexibility deliverables, ukaza kuba none ushobora kuba wakora wowe ubwawe wikoresha utategereje kundi muntu ashobora kuba yakoresha, kandi ukaza kuba managinga time. Language and skills, ugomba kuza kuba nibura uzi kuvuga Igifaransa. English required, French language is asset. Ubwo nukuvuga ngo ugomba kuba uzi kuvuga Icyongereza neza, waza kuba uzi Igifaransa bikaza kuba ari akarusho. Basic project management, communication, digital tools use and reliable interest needed must commit to full program. Ubwo nukuvuga ngo uramutse noneho hari uzi gukoresha digital tools, ukaza kuba uramutse uzi gukoresha digital tools, ukaza kuba ufite knowledge in basic knowledge in project management, nabyo biza kuba ari akarusho kandi bikongera amahirwe. No inclusivity, female are strongly encouraged to apply and will make. Abakobwa noneho nibo hano bari encouraged to apply kandi bazaba ari 50% of the selection candidates. Nibura ubwo wenda mu bantu 60 hagomba kuba harimo 30, bashobora kuba 31 na 2 cyase kugera no kuri 40, ariko ntabwo bashobora kujya munsi ya 30. Ubwo birumvikana. Noneho good interpersonal skills and ability to work in a multicultural environment, ukaza noneho ufite skills zo kuba wakorana n'abandi bantu batandukanye, kandi ukaza kuba wakiyadabuta ku muco ugiye utandukanye. Youth employed as quality office from local registered coffee organization, cooperative or company designed to become professional quality coffee grade are encouraged to apply. Noneho we uramutse wenda hari nk'uruganda cyase hari nka company wakoreragamo
ubwo ngubwo hano ufite amahirwe yo kuza kuba wowe wahita ukora application kugira ngo uze kuba wageninga ubumenyi buri professional. Noneho hano ibisabwa kugira ukora application, cya mbere ni cover letter. Ugomba kuza kuba ufite cover letter yawe, filled application form, kuzuza application form turaza kubona hasi, ukaza kuba ufite copy of current CV iri updated, ubwo birumvikana copy of valid ID, hakaza kuba certificate, copy of relevant academic certificate ku bantu mwasoje gukora graduation zose, byose birumvikana hano ugomba kuza kuba ifite short statement of intent indicating their expectation from Coffee Quality Expert Training. Ukaza kuba wowe wakwandika agasamari gatoya noneho ko kuba wowe wavuga icyo ushaka kuzungukira muri no training. Noneho hano kugira ngo ukora application wowe uraza ugatangirana nino link hano bavuze ngo interested young graduates in Coffee shall complete and submit online application form accessible via this link. Yes, uraza ugakanda application link ukayifungura, yafungura ukaza guhita ugera kuri no foto, asige wowe ukaza guhita ugira ikiwuzuza imyirondoro nk'umuntu w'umujene, ibintu bikaza kugenda neza. Rero niba uri bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Honorable Opportunity Hub Rwanda kabisa, hano wakanda subscribe, share and comment, ubundi ukazaryoherwa n'ama opportunity tugenda tuhanyuza kandi adahwema guhindura ubuzima bwamwe bwa buri munsi, asige ibintu bikagenda bigenda neza. Reka tuzahure mu yindi video. Bye bye. Yari Honorable